Lionel Messi ntago yakabaye ari hano uyu munsi wa none ari iyo bitaza kuba ikindi cyamamare kigenzi cye gisa nkaho cyamwitangiye cyangwa se gisa nkaho cyamufashije uko gishoboreye kugira ngo Lionel Messi tubone uyu munsi aba ari umusitari tuzi. Uyu munsi wa none ngo abantu benshi bamenye Lionel Messi bamubona mu kibuga ari umugabo utagira ubwoba, uba woroheje ibintu, ubona rwose ikibuga gifite mu biganza. Lionel Messi azwiho kutagira ubwoba, ibintu by'aba yabyoroheje nta gapanika. Ati Lionel Messi mubona kuriya rero umeze nk'igikoko uba witurije, mubona mu kibuga ko utuntu tw'utumaryeri. Lionel Messi ngo ntago ariko kera yari ameze. But he's a completely different person. Lionel Messi kera akiza muri Barca, urumva yakuriye mu academy ka Barca agenda azamuka ariko yarataragira mu ikipe y'abastari y'abakuru y'abantu bakuru. Iyo kipe rero Lionel Messi ngatangira kuyigeramo wenda akorana imyitozo nabo, ngo yari umwana w'umunyabwoba, w'umudage, w'umujangweri, avuga ati ibi byamamare ndi gukina. Murabizi Barca yari ifite ibyamamare birenze, ngo karakana gafite ubwoba kagera mu kibuga match kagacanga. Ikindi Lionel Messi kuko nta n'igihagararo kinini yari afite, ngo yatinyaga kuvunika, avuga ati nimfata baro se bakansunika bakaba baramvura, ugasanga akina atirekuye nka kuri usanga yirekuye ari guca mu bantu nta kintu yitayeho. Ikindi ngo yagiraga isoni ku buryo nk'abakinnyi bakinanaga nawe ntago bamwiyumvaga, mu babaga bona ari icyana kijunjamye kiraho, ugasanga ntago bamwiyumva. Murabizi abakinnyi n'umunwa baba bafite mujya mubabona n'abinaha bashaka vibe nyine bahatwitse. We rero yabaga acecetse cyane, ugasanga abandi bakinnyi ntago bamwiyumvamo neza, avuga turi hano umudage. Ronaldinho. Ati umuntu wenyine wabashije kubona uno mwana Lionel Messi we akamwikundira, avuga ati kano kana ariko ko mbona gafite ubwoba katisanzuye bimeze bite. N'umugabo ngo wegereye Lionel Messi akasa nk'umukura muri ubwo bwigunge yabaga ameze nk'urimo kutirekura, ngo n'umubiri wawe urekura ukoresha 100% ari rwo rwego ubu ngo wakoreshaho akina. Umuntu wabikoze ngo ni Ronaldinho, yiboneye akana aragakunda, avuga ati ariko petit unyegera wanajyuza, mbega akakereka ko gakomba kwisanzura. Ronaldinho ngo niwe muntu buriya wegereye Lionel Messi. Ndagira ngo tubyinjiremo neza urebe ibintu Lionel Messi yakorewe na Ronaldinho iyo atabimukorera ngo abimufashemo. Uyu munsi none Messi muzi ntago ari kumwe ariko wamuzi. Icyo gihe Ronaldinho we mu ikipe niwe mustari wari uhari, nicyo cyamamare usibye no muri ikipe niwe mustari wari uri ku isi watwikaga bihambaye Ronaldinho. Ndetse ngicyo gihe Ronaldinho kariyeri ye yari iri kuri rwa rwego, yari ari muri prime yameze neza cyane, abantu bose yarabasajije bamukunda. Ati ndetse Ronaldinho buriya mubona kuriya ngo ubwo yazaga gukinira ikipe ya Barcelona, ngo Barcelona buri uko yakinaga ntago ari kiriya stade yabo muzi nini cyane yuzuraga buri gihe. Ngiriya stade wasangaga irimo nka kimwe cya kabiri, ubona abafana ari bakeya. Ngo ariko ngo abafana batangiye kubona ukuntu Ronaldinho mu kibuga akora mu tumaryeri, ngo bazaga ari we baje kwirebera cyane cyane ahanini na twa tumaryeri akora. Ngo yasanze stade itaruzuraga ya Barcelona, agitangira kuyikinira twika Ronaldinho stade yatangiye kujya yuzura. Ahanini ari we bakurikiye bavuga turi ya mwana aratunezeza Ronaldinho. Ndetse Ronaldinho ari inyuma y'intsinzi n'ibikombe bihambaye Barcelona yigeze igira mu bihe bye, kuko ngo Ronaldinho ngo yaje muri ikipe ya Barcelona akina umukino ngo amaso y'abakiri n'amaso y'abatoza n'abafana batari barigeze babona mbere atarabaho. Umukino wa Ronaldinho ngo wari wihariye muri icyo gihe. Many expect him to become a football goat. Ati icyo gihe Ronaldinho abantu bamubaraga nk'aho agiye kuba imana ya football, babonaga nyine ngo atari umuntu, bavuga ati Ronaldinho agiye kuba imana ya football kubera ibintu yakoraga mu kibuga. Gusa nanone ngo Ronaldinho we ngo yarebye kano kana ka Lionel Messi, ngo yajya akitegereza cyane ukuntu kifitemo ubushobozi ariko katabasha gukoresha neza 100%, ngakajya kegera akabwira ati wa mwana we weho waba umuntu wa danje ukarenga n'urwego ngiyeho ndiho ukandusha ukabigitangaza kundusha, ndagira ngo utangire ujye wirekura. Niyo watangiye kugegera umwana urumva nyine iyo wifitemo ubushobozi ukabona umuntu kugirira icyizere agenda kumotiva kuko nawe utangira kwirekura. Cyane cyane nk'iyo umusitari nka Ronaldinho wari uyoboye isi ashaka kubwira ati wacana we ngemba mbona unandenze, wirekuye wabikora neza kundusha. Ibyo biri mu bintu byamotivaga Lionel Messi atangira gusa nk'ugenda yirekura gake noneho bwa bushobozi yari yibitsemo akagenda burekura. This young kid, Ronaldinho committed to helping Messi become one of the greatest ever. Ronaldinho ngo niwe muntu wafashe Ronaldinho ngo yafashije umwana bya hato na hato kugenda mugiro uwo tubona uyu munsi ari we Lionel Messi. Ronaldinho who helped Messi score his first ever goal. Ndetse nanone ngo igitego cya mbere cyangwa se umukino wa mbere Lionel Messi yakinnye, igitego cyiza yatsinze kandi cyatsindiwe mu gihe cya nyacyo, ngo Ronaldinho niwe wahaye passe nziza cyane ayiha Messi kugira ngo atsinde icyo gitego amukundisha abantu. Icyo gihe
ngo match yari iri kubigeza haryoshye. Ronaldinho ngaracenga neza agera imbere y'izamu neza agiye gutsinda igitego kuko uyu mugabo yari umuhanga mu gutsinda ibitego. Ariko ngaravuga ati kano kana ngiye nikundira kitwa Messi, reka ngaha amahirwe ndebe ko stade kibona mu wari wo mukino wa mbere umwana yatsinzemo igitego. Ahita afata baro arayimuhereza kuko waburi kwizamu ugiye gutsinda. Aravuga ati reka mfe gutanga baro nyiho no mwana yigeragereza amahirwe nkuko wayiha umushuti wawe kugira ngo stade mukunde n'abayobozi bamukunde batangire bamwiyumvemo neza 100%. Arangije afata icyo gitego yanga kwikunda. Uwo ni Ronaldinho afata pasa yiha Messi yaragiye gutsinda. Messi abari ukirambikamo abantu batangira kuvuga ati cyana kiratsinze wa mwana nawe n'uwacu. Become a star as fast as possible. Ati ikintu Ronaldinho ngo yabikoreye yaje no kubisobanura nyuma. Ronaldinho ngo yaravuze ati ngo uriya mwana ari kuzamufasha akaba umusitari, ariko nashakaga akaba umusitari byihuse abantu bagatangira kumenya nk'umusitari. Ati niyo mpamvu natangiye kujya nirengagiza ibitego kugira ngo mbimuha bitsinde abantu nyine babone abo umusitari byihuse nimba ndufasha umuntu nihutishe kugera kuri success. Wone Ronaldinho Future by telling another legendary athlete, Kobe Bryant. Si ibyo gusa kandi icyo gihe Ronaldinho murabyibuka yari umushuti wa hafi w'umuntu bitaga Kobe Bryant. Kobe Bryant ni umukinnyi wa basket nawe yari uyoboye ku isi. Ronaldinho nawe uyoboye muri football, bari abashuti bya hafi. He was something special. Kobe talked about it. Kobe Bryant yigeze kubyivugira. Who was a good. Ari kuvuga ati avuga ati umuntu bita Ronaldinho ni inshuti yanjye. Ati nari ndi kuganira na Ronaldinho uwo ni Kobe Bryant wari uri kubivuga nyakwigendera ejo bundi yarapfuye mu ndege. Yari ari kwivugira Kobe Bryant avuga ati nari ndi kumwe na Ronaldinho. Ronaldinho akajya ambwira ati Kobe, look. Arambwira ati ati turabona kano kana ngo presence bakita Lionel Messi. Ati kano kana kazaba gastari niwe mukinnyi w'ibihe byose uzabaho. I said, you what? Kobe Bryant ngarangije ngarahindukira abwira Cristiano, abwira anakosora mubare, abwira Ronaldinho ati Ronaldinho gututinya ugambwira ngo kano kana presence uni Kobe Bryant ngo kazaba gakiriye ka mbere ku isi k'ibihe byose kandi umukinnyi wa mbere w'ibihe byose ku isi ariwe Ronaldinho. Kuki uri kunyereka kano kana? Niko Kobe Bryant yabajije Ronaldinho. Ronaldinho yaramaze niwe muntu wizereye muri Lionel Messi bwa mbere, abona n'impano ye ku buryo yagendaga mutakana uzi kuvuga ati uyu mwana azaba icyamamare, uyu mwana azaba umuntu udasanzwe. Abantu bakajya bavuga ati kuki uvuga uyu mwana ntiwivuge kandi ari weho muntu wenyine tuzi urenze. But he said, no, wakavuga ati uyu mwana ubona hano azaba uwa mbere no kundusha. Icyo gihe Lionel Messi yari afite imyaka 16 17 kirakana. Bari abastari barariye ibiceri bameze neza na hit. Lionel Messi, who was only 17. Lionel Messi afite imyaka 17. The world that all eyes deserve to be on Messi. Ati abantu bose nibwo batangiye kumuhanga amaso bitewe n'icyizere Ronaldinho yarakomeje kumurimamo no kugaragariza abantu amubonamo ku mwana, nyamara bakwiye kumuha amahirwe bagategereza koko nimba ibyo Ronaldinho avuga ari byo. Peace and Ronaldinho passing the torch was handing over his ikindi kintu Ronaldinho ngo yakoze noneho kikahita kigaragaza ko yubashye Lionel Messi ndetse amugize n'umusitari. None abantu bose bakwiye kubaha Lionel Messi. Umugabo yakuyemo jezi ya nimero 10 ubwo yaragiye gusezera ava muri Barca yigendera, arangije afata jezi ya nimero 10 ahinduranyiriza na Lionel Messi mu kibuga, amuha jezi yaramubwira ati iri zina izi nimero 10 za Barca ni nimero zikora ibitangaza nayikoresheje ibitendeye nimero. Iriya nimero 10 mubona na Lionel Messi yayihawe na Ronaldinho. Ronaldinho niwe wambaraga 10 muri Barca, niwe wayihereye Lionel Messi. Yega ko uyu munsi none ngakora muvuga CR7 Lionel Messi nawe sinzi ukuntu mujya mumwita mumva murarenzaho nimero 10. Iyo nimero 10 mwitirira Lionel Messi w'igitangaza, mwibuke ko yayihawe na Ronaldinho, niwe wikuye umupira arawumuha. Iyo bitaba Ronaldinho ngamuhuriya mupira cyangwa se amukore nabira byose nakubwiye, Messi muzi uyu munsi yari kuba kiri wa mwana wari ufite ubwo butari kwirekura neza. Ariko ngo kubona hawe umupira n'icyamamare nka Ronaldinho kubiri mu bintu byamumutivye, aravuga ati byonyine n'uyu mupira mawe ntago ngomba kumusebya, ngomba guharanira ishema. Nyirawo yahesheje no jeze, nanjye ngakomereza kubigwa ibye. He knew this was an honor that he couldn't take for granted. Ati cyo cyari icyubahiro Lionel Messi nawe yahawe guhabwa jeze ya Ronaldinho nimero 10 ariyo na n'uyu munsi acyambara ahagiye hose. Ati yaravuze ati iki ni icyubahiro nkawe ntagomba gupfusha ubusa cyangwa ngifata uko niboneye, na mahirwe mbonye ngomba kubahisha iyi nimero 10 mpawe na Ronaldinho. With 641 goals while becoming one of football's greatest players ever. Umugabo ngo yaragiye atsinda byinshi cyane muri icyo gihe, buri uko yatsindaga ibitego yageragezaga kwerekana ya nimero y'10 yasigiwe. Mbega agaragaza bereka nk'abafana ba Barca babwira ati nyiri iyi jeze murabona nari kumwubahisha, cyase nyiri nimero 10, ya nimero 10 nago ndikwicisha amazi. Ubona ameze nk'ari cyari kwereka abafana cyane. Sacrifice. Damn, these football legends are something else, but
What they did on the field is ku byerekeranye none n'abandi bakinnyi mushaka cyangwa se n'ibindi by'imikino reka tuzabigarikaho ubutaha amasaha yanagiye reka Lionel Messi tumucumbikire hano hari n'ibindi byinshi twamuvugaho bihari wenda igihe cyabyo kizagera nacyo gusa reka mbabwire ngo mwibuke gukora subscribe aho hasi kuri YouTube channel Rock Entertainment buri munsi nge mbata mu tuntu dushya tw'ubwenge kandi Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane ciao ciao ntimukibagirwe muri comment gushyiramo ikintu mushaka ko ubutaha tuzaganiraho just to conquer his